Korali yitwa Ambassador of Jesus Christ ikorera umurimo wayo mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali ahitwa i Remera, bararirimbye ngo urukundo rwihanganira byose, urukundo rwihanganira byose kandi ntirugira inzika kubera ko rubarera byose. Niko n'aba ngaba byabagendekeye. Turaza kwifashisha ino ndirimbo nubwo ino korali yo bitayireba. N'aba ngaba mu rugendo rwabo bakomejwe no kubabarirana, bakomeje mu rukundo nk'uko byagiye bigenda cyangwa se nuko ino ndirimbo yagiye ibivuga. Mu mpera z'ibihumbi 2019 nibwo witwa Mugisha Benjamin yaje gukundana n'uwitwa Uwicyeza Pamela. Nyuma y'uko Uwicyeza Pamela agiye muri Miss Rwanda akamenyekana, maze The Ben akamumenyera aho ngaho, maze akamwaka ubucuti, bagatangira gukundana gake gake, bikarangira babaye inshuti magara, bikarangira bibaye umukunzi sheri shushu. 2021 nibwo batangiye kubyiyangajamo neza, maze mu kwezi k'Ukwakira muri uwo mwaka uwitwa Benjamin Mugisha ariwe The Ben aza kwambika impeta ya fiançailles uwitwa Uwicyeza Pamela aho bita mu bigwa bya Maldives. Nta kindi yayimwambikiye, yayimwambitse amusaba yuko yamubera umukunzi, akamubera umufasha mu bihe bizaba biri imbere. Witwa Uwicyeza Pamela nawe ntago yaje yahise abyemera, nubwo Uwicyeza Pamela mbere yari yahoze avuga yuko atazigera ashaka umugabo, ndetse ngo bibaye ngombwa yabyara abana 2 cyangwa se 3, maze yarangiza akipoera ibyo gushaka umugabo kuko ngasiteresa ngakabyihorera. Ariko yaje gusanga ikibuga cyamwicurikiyeho nyuma yo guhura n'umusore w'amatuza mwiza w'ifaranga w'umudiaspora n'ibindi byinshi cyane tutavuze, ndetse tutibagiwe n'ubwamamare ukundwa na benshi. Maze nawe agira ati ntago hano nagotwa, hano nanjye ngomba kugendana nawe. Uwicyeza Pamela ntago yigeze yita ku byo yavuze mbere, ahubwo yahise yinjiramo wese. Reka nkubwire ngo hano wahageze ni kuri Afro10 TV, ndiri kumva ni Hero Willis, ndagira ngo tubane muri kino kiganiro cyitwa Top Tales. Nongere mbigusubiremo, ikiganiro cyitwa Top Tales, aho tugaruka ku mateka y'abantu, tugaruka ku bintu by'ama-countdown 10, 5, 20, 50 bitewe n'igihari, tutibagiwe n'amateka y'abantu muri rusange. Byose tubikugezaho hano kuri Afro10 TV. Welcome again and again. Nabikubwiye mu kwezi Ukwakira 2021 Uwicyeza Pamela na Mugisha Benjamin ariwe The Ben bambikanye impeta ya fiançailles, ariko bigeze ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani 2022 baje gusezerana mu mategeko. Uyu ni umuhango wabereye mu murenge wa Kimihurura, akarere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, ndetse icyo gihe bari bashyizeho ubwirinzi n'umutekano bikomeye cyane bihambaye. Abatumiwe ntabwo bari bemerewe kwinjirana telefone zicanye ngo babe bafotora cyangwa bafate amashusho, kubera yuko byari byabujijwe bitewe n'uko batashakaga yuko bisakara hirya no hino. Ariko iyo bavuze ngo umunyamakuru aba ari umuntu ucukumbura, ntabwo byabujije kumenyekana, kubera yuko hari abanyamakuru bagiye rwose bakoresha uko bashoboye, maze barafotora, abandi barakamera bakora amashusho, abandi bakora amafoto. Ni ubukwe bwari bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye, harimo nk'uwitwa Uncle Austin, tutibagiwe David Bayingana, Alex Muyoboke n'abandi bagiye batandukanye, tutibagiwe ko na Rikiriki yari yabutashye ari mu cameraman, ahubwo wari wemerewe gukamera buno bukwe gusa, nta nundi wari ubyemerewe. Ku itariki ya 23 Ukuboza
2023 The Ben na Pamela basezeranye imbere y'Imana muri Eglise Vivante iherereye ku Irebero n'ubundi muri ako gace ari naho batuye. Uwo ni The Ben ndetse n'uwo bita Uwicyeza Pamela. The Ben na Pamela baje kwibaruka umwana w'imfura yabo bamwita izina Runa. Uyu nguyu bamwibarukiye mu gihugu cy'Ububiligi mu mujyi wa Buruseli ku itariki ya 18 Werurwe 2025. Ahagana mu mwaka wa 2024 The Ben na Pamela bakoranye indirimbo bayita ni Forever. Iyi ni indirimbo yakunzwe n'abantu benshi cyane kuko nko ku rubuga rwa YouTube channel imaze kurebwa n'abantu basaga miliyoni 8 n'ibihumbi byinshi cyane mu gihe cy'imyaka 2 maze. Ahagana mu mwaka wa 2025 bongeye gukora indirimbo yavugisha abantu benshi cyane ubwo bita Uwicyeza Pamela yaratwite yenda kwibaruka bayita True Love, maze iragendera kundwa kuko ko magingo aya ngaya imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 8 n'ibihumbi 500 mu gihe cy'umwaka umwe. Uwicyeza Pamela ndetse na The Ben urukundo rwabo rwarakomeje. Gukundana kwabo ntago ari ukwavuba ahangaha. Natangiye mubwira ngo Ambassador of Jesus Christ basohoye indirimbo bavuga ngo urukundo ngo ruhanganira byose kandi ngo urukundo rubabarira byose. Nabo rero iki kintu cyagiye kibafasha mu bihe bigiye bitandukanye kubera ko witwa The Ben ndetse n'utwa Pamela bagiye bahurira muri duel mu bihe bigiye bitandukanye. The Ben mbere yuko ashakana na Pamela yagiye avugwa mu nkundo n'abandi bakobwa benshi, bikavuga yuko rwose yaba ngo bafitanye n'imibano kugera kure cyane. Ibyo byose Pamela ntabwo yabyitagaho. The Ben kandi yigeze kujya hitwa i Dubai ajyana n'umu DJ we witwa DJ Flix. Biba ngombwa yuko abantu batangira kuvuga yuko The Ben yaba afitanye umubano na DJ Flix wihariye, maze Pamela abyima amatwi arabibabarira arabyoraniye anabyitaho. Iyo ni yindi nshuro witwa Pamela ihanganiye The Ben. Pamela nawe yakanyujijeho kuko mu bihe byashize nibwo twabonye ari kubyina muri club yiziwe ari kumwe n'undi musore utari The Ben. Abantu bakigiye kuba ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko Pamela yaciye amabere, yaciye inyuma Tiger B, yaciye inyuma The Ben. Nyamara benshi bari bategereje reaction ya The Ben maze barayibura. The Ben ni yindi nshuro nawe yihanganiye Pamela. Si ibyo gusa kuko witwa Uwicyeza Pamela mu minsi ishize nawe aherutse kujya mu gihugu cya Tanzania ku munsi we wo kwizihiza isabukuru y'amavuko. Yaragiye aho bita Zanzibar ari kumwe n'inshuti ye magara n'abandi batandukanye, gusa icyamamare bari kumwe nta wundi ni Sherry Silver. The Ben wumve yuko batari bari kumwe. Rero The Ben byaje kumukora ku mutima maze yandika urwandiko asaba imbabazi. Namwe nk'uko mwabibonye urwandiko yasabye imbabazi Pamela yagiraga ati happy birthday heartbeat, it hurt a little not being able to hold you and celebrate you in person. I'm glad friends and family are there to show you with the love you deserve. Wishing the most beautiful day heartbeat. Ashanya agatima maze munsi arandika ngo from Ben na Runa. Mu magambo y'Ikinyarwanda tugenekereje ni nkaho yamubwiye ngo umunsi mwiza w'amavuko. Heartbeat niko amwita. Ati birababaje kuba njyewe ntabashije kuza ngo nifatikanye nawe mu kwishimira umunsi wawe, gusa ndishimye kuko inshuti n'abavandimwe n'umuryango barahabaye kugira ngo bakwereke urukundo ukwiriye. Wifurije kugira umunsi mwiza Heartbeat. Ati biturutse kuri The Ben ndetse na Runa. Uko ni kwitwa
The Ben yandikiye witwa Pamela, nawe ni iyindi nshuro yongeye gusaba imbabazi Pamela, ndetse Pamela nawe yaramubabariye nta kabuza. Urukundo ni rwogere, nk'uko natangiye bikubwira, urukundo rwihanganira byose, urukundo kandi rubabarira byose, nta n'inzika rugira. Yemwe mw'iki kiganiro twagendanaga n'indirimbo y'abo bita Ambassadors of Jesus Christ. Reka nkubwire ngo ikaze nanone, iyi ni Afro10 TV, twe tukugezaho amakuru y'ibyamamare, amateka yabo, ndetse tukakugezaho na countdown, yaba ari guhera ku 10 tuza kuri rimwe, cyangwa se guhera kuri 5 tuza kuri rimwe, yaba yewe ari kuri 20 tuza kuri rimwe, cyangwa se kuri 50 tuza kuri rimwe, byose ubisanga kuri Afro10 TV. Ngende Hero Willis, reka nongere ngubwire ni ciao ciao.